ikiganiro umuraho wo kumenya. Bakunzi b'ibiganiro umuraho kumenya, ndabasuhuje aho uri hose ndakwiyegereje. Fasha dukore uyu mwitozo mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu. Fata igi rimwe, wongere ufate ikirayi kimwe. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: muri ibyo byombi ni iki gikomeye, ari igi cyangwa ikirayi? Igisubizo kidashidikanywaho, dusanze ko ikirayi gikomeye kurusha igi, sibyo? Ndakeka ntashidikanya ko nawe ari kubibona. Ariko reka duhindure formule. Byombi ndavuga ikirayi n'igi bitogose mu mazi bimaremo iminota 20, hanyuma ubireke bibanze bihore. Iminota 20 irashize kandi byanamaze guhora. Ongera ubifate. Ngaho nsubiza nanone. Ari igi cyangwa ikirayi? Ni iki gikomeye kurenza ikindi? Ubuho byabaye imbusane kuko igi rikomeye kuruta ikirayi. Kuba ugaragara ko ntacyo washobora, nta n'icyizere abandi bakubonaho, kandi nawe ukaba wumva nta cyizere wifitiye, ntibisobanuye na gato ko udashoboye. Gerageza, ndakwizeza ko uzasoza intambara ukomeye kandi utangarirwa n'abandi, ndetse na babandi bagusuzuguraga bazatangara, kandi nawe uzitangarira. Uzasohoka mu rugamba ukomeye. Erega ibigeragezo ntibitwica, ahubwo biradukomeza. Reka ngusabe kubana nanjye muri iki kiganiro kuko nzi ko turi bwigane byinshi. Urakoze. Mu kiganiro twakoze mu cyumweru gishize, cyari gifite umutwe w'amagambo uvuga impamvu ituma tutigirira icyizere. Turagusaba kubanza kugikurikirana kuri channel yitwa umuraho wo kumenya, kugira ngo ubashe kumva neza aho ducumbukuriye, kuko iki ari umugabane wa kabiri ukomerezaho twacumbikiye ubushize. Kuba kenshi wiyumva ko uri hasi, ukumva wisuzuguye, bikagutera kwiyumva nabi, kandi ukaba ushaka nawe kwiyumva neza, kandi uko wiyumva bikagutera kumva ko utiteguye kuba hari umwanzuro ushobora gufata namba. Inama ugirwa, urafite kubanza wamenya nyirabayazana ninde. Ndavuga impamvu igutera kwiyumva bene ako kageni. Nubwo bimeze bityo, kwiyumva wisuzuguye bishobora nanone guterwa n'imibanire yawe n'abandi ikennye, cyangwa se akaba ari uko abandi bahora bagushyira hasi, bakwereka ko nta gaciro ufite, kandi ibyo bikugiraho ingaruka kuko nawe ugeraho ukabyizera. Reka dushakire hamwe umuti, igisubizo. Fata ikaramu n'urupapuro, andika ibi bikurikira. Andika ibihe byose wiyumvise ko udashyitse, nta cyizere wifitiye, mbese wisuzuguye, kandi wumva ko nta n'icyo wishoboje. Numara kwandika izo nshuro zose, wandike izo ubasha kwibuka. Ngaho shaka impamvu zaba zarabiteye. Ubwo umaze kwibuka impamvu zaguteye kwiyumva wisuzuguye, zikagabanya icyizere cyawe, icyizere wigirira, izo mpamvu reka mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere, harimo imbogamizi uhura nazo gusa ukaba utabasha kugira ikindi wazikoraho, ntubasha kuzihindura. K'urugero, harimo ibiza kamere, ingaruka z'intambara, ubumuga wavukanye, uko uteye bitagushimishije, n'ibindi n'ibindi. Aho inama tugirwa ni ukwiyakira gusa. Ikindi, tugahindukiza amaso, ibyo tukabirebera mu rindi dirishya, aho bidakomeza kudutesha umutwe. Icyiciro cya kabiri, cyo kigizwe n'impamvu ushobora kuba wahindura. Urugero, niba uburyo witwaramo ari bwo buba impamvu ituma ubona abantu batakwishimira, gerageza ubihindure. Iyo myitwarire yo wahindura bigashoboka. Hari ubwo bahora bakwikoma bavuga ko uvuga menshi, kandi nawe ari kubizi, aho usanga amagambo yawe ariyo ntandaro yo kutishimirwa na bagenzi bawe. Singusaba guceceka, gusa mu byo uvuga nawe ujye wemeranya n'umutima nama wawe ko ibyo ugiye kuvuga ko ari ukuri, ko ari bizima, kandi ko byubaka.
reka noneho twinjire muri ibi bika uko ari bitatu. Igika cya mbere, gerageza guhindura ibishoboka ko byahinduka kandi bigufitiye inyungu mu byiyumvo byawe niba ari ngombwa, kandi witoze kwiyakira kuri bya bindi ubona ko bitapfa guhinduka, wige kubana nabyo. Mbese niba ndi mugufi kandi nararangije gukura, ntacyo nshobora gukora ngo nibura mbe nakwiyongeraho santimetero imwe y'uburebure, icyo gukora gusa ni ukwiyakira kandi nkumva ko hari n'ibisanzwe. Igika cya kabiri, menya inshuti ukeneye. Reka dusubire inyuma kuri za nshuti zituma twiyumva nabi, kandi niba izo nshuti ari zimwe mu bituma kwishima kwacu kugira imbogamizi, icyizere twigirira kikagabanuka, zikaba ari imbogamizi mu gukira kwawe, mu gukira kwacu, ndavuga kongera icyizere twigirira, ni byiza kureka inshuti nk'izo. Byaba byiza ko twagira inshuti nke zituma twiyumva neza kuruta kugira nyinshi zidustresa. Ubu igisabwa ni uko wahindura uburyo utoranyamo inshuti. Menya inshuti zikuzamura, menya n'inshuti zikumanura. Kandi inshuti zo mu kigare akenshi ntacyo zikunze kutumarira. Igika cya gatatu, gufata umwanzuro. Icy'ingenzi gisigaye ni ukurwana no kubaka ubuzima bwawe mu buryo bwagutse, physical and emotion. Kandi wibuke ko kwirinda ko hagira ibyangirizwa nibyo byoroshye kuruta kuva ku ngeso imaze kukubaho karande. Umuti urambye, ba optimiste. Ni byiza ko ukoresha intekerezo zawe umwitozo wo kureba ibyo utarageramo, ukabirebana amaso y'ibyiringiro. Kabiri, hagarika kumva ko byose bizagenda neza, kandi nibinagendana nabi uzabona umwanzuro mwiza ungana n'icyo gihe uzaba urimo. Gatatu, make a plan. Gerageza kugira imishinga, unagira intego nyamukuru y'ibyo urangamiye, kandi ugerageze kwiga ibintu bishya ubona ko bifite akamaro mu gihe ugezemo. Kane, gerageza gushaka no gushakisha ibyo washoramo imari, niyo byaba biciriritse. Burya inkoko itamira ibingana n'itama ryayo, mbese reka kwipasa muremure. Gatanu, gerageza gukora ibintu bishya, shakisha amakuru bizagufasha, gusa wirinde amakuru y'ibihuha. Wibaza uti, mbese aya makuru mbonye ni ay'ukuri? Mbese aya makuru mbonye nyakuye he? None se arizewe? Gatandatu, iga kwiyakira, kuko ibihe bigenda bihinduka, inshuti nazo zigahinduka, ibyo wizeragaho amakiriro nabyo bigahinduka. Iga kwakira buri situwasiyo yose ugezemo. Mu gihe uhuye n'impinduka, menya ko atari wowe wa mbere, ntabwo ijuru ryaguye, kandi nta mvura idahita, nta n'ijoro ridacya. Menya kwakira, menya kwiyakira. Mu kwiyakira havamo umucyo ukumurikira, ukatumurikira, ugatuma twongera kubona inzira. Umwanzuro, uko wiyumva bishobora kuba byaratewe n'impamvu nyinshi zo muri ubu buzima. Zimwe wazigizemo uruhare, izindi wabonye bikugwaho gusa utazi iyo biturutse. Icyo usabwa ni ukugerageza ibyiza dushoboye, ni ukugerageza ibyiza ushoboye, kandi twiyumvisha ko nubwo bimeze bityo, ko mu kubaho kwacu, mu kubaho kwanjye, hari umumaro twakwigirira tukanawugirira abandi. Kugira ubuzima bufite intego ni kimwe mu byiza bituma tugira icyerekezo cy'intekerezo zihamye, bikaturinda akajagari ka buri munsi, kuko uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ibikunezeza biri hafi yawe, ukorakoye wabyumva. Nubwo icyizere twigirira gihura n'inkomyi nyinshi, gusa gitangirira muri twe, kigapfira muri twe, kandi kikavukira muri twe, kikanakurira muri twe, kandi birashoboka cyane ko twakoze icyizere twigirira. Icyizere tugomba kwigirira gishobora kutugeraho biciye mu nzira zitabarika. Cyakugeraho binyuze mu muziki ukunda kumva, cyangwa kigaturuka mu nkuru igushimisha iyo uyisoma, cyangwa mu magambo meza mbwirwaruhame yavuzwe n'abazi kuvuga bumvise. Niba ushaka ibigutera kugira icyizere, rambura amaso yawe ahakuzengurutse, usubize intekerezo zawe inyuma, aho wanyuze hose n'ibyo waciyemo byose. Ibyo byose birakuviramo imbaduko nzima
igufasha gutera intambwe ijya mbere. Icyizere niyo ntwaro dufite ikomeye idufasha guhangara ibyananiye abandi, ikadufasha gutsinda mu gihe cy'amage. Haguruka, ntihagire ikiguca intege, genda birashoboka, kandi ubwo uzahaguruka ugashikama, na ba bandi bagukwenaga bazagukomera amashyi kuko watsinze. Niwima ingoma twese tuzagukeza, niwima ingoma twese tuzagukeza. Ndagushimiye gukomeza kubana nanjye mu biganiro by'Umuraho wo Kumenya. Amahoro Uwiteka atanga abane namwe mwese. Murakoze, murakarama, naho ubutaha. Ikiganiro Umuraho wo Kumenya.